abarom ninde muntu utazi neza ko kuba president ari ibintu byiza isi yose ntekereza ko buri muntu wese umukire yafite amafaranga yumva yaba president avuga ati ukindi kintu usigaje icyubahiro mbese president muziko aba ari we byose mu gihugu aba ari nk'Imana abasibura Imana ariko noneho abarom ndabutse nguhamagaye kakubwira ati fata miliyari y'idolari ufite imyaka 40 ningahe wemerewe kwiyamamaza mu Rwanda ufite amafaranga gutanga muri campaign ya miliyari wayitanga muri campaign wafata amafaranga yawe ukajya kuyashora mu kijyanye n'amatora mu Rwanda uri umuntu ku ruhande rwawe ndavuga uyu mwaka nyine ubungubu tugiye gutora mu kwa karindwi wayashora mu matora wayashora kuvuga ngo ngiye gukora campaign ngiye kugira gute hari kintu nibaza ngiye narebye umuntu witwa ejo bundi narebye ikiganiro cy'umuntu witwa Dr Frank Habineza ni umuntu ngira ngo ni umudepite afite ishyaka rye rimaze kugira abadepite mu nteko ngira ngo bafite n'umusenateri ariko arangije aravuga ngo guhangana na His Excellency mu Rwanda ni ikintu kigoye impamvu ari ikintu kigoye yubatse legacy nuwango umuturage wese abe wahariya hasi wabe wo hejuru abo umwana muto y'abumusaza bose bazi His Excellency ibyo yakoze birivugira noneho uraje somewhere ntani cyakane uvuga ngo ufite n'abantu yenda bashaka kugufasha gukora campaign b'abantu bura n'umuntu yenda afite icyaka bafite n'abantu abo bakeya wafata amafaranga ukajya kuyatanga muri campaign wizeye ngo abanyarwanda bazagutora ni byabaye rero kuri Diane Rwigara abarafasha tanze candidature agiye gutanga candidature cyangwa bikunda mu matora muzi neza ko ugomba kwiyamamaza kugenda mu kiniki ayo mafaranga iwabo bafite ibyo bibazo by'amadeni ngira ngo bari guterezwa cyamunari kubera ko hari imisorobatisha of course ngira ngo yakaba yafata ayo mafaranga yakabagize muri ya campaign akayatanga kugira ngo iwabo ntibakomeze guterezwa cyamunari tuvuga se katari nayi kuko ntabwo ushobora kujya muri presidential candidate udafite amatuntu surumvu zicara aho ngaho na FPR Inkotanyi navuga ngo abanyarwanda twese twisangamo dukunda tugize gute man barimo turimo gukusanya imisanzu bivuga ngo amatora ntabwo ari ikintu cyo gukina nubwo His Excellency tuvuga ngo nawe zineza ko afite legacy abanyarwanda bamutora 91% ariko ntabwo abara aho ngaho avuga ngo we ngo ntimukore campaign nzatorwa no iyo campaign iraba tukajya mu turere tungahe tugakora mobilization naba abantu bari kuvuga ati twabibutsa noneho umuntu nka Diane araje ati ngiye gutanga mugiye gukora campaign ntagire niyamamaza icya kabiri tuvuge se katari naye abantu bayamuhaye ariko se umuntu wayaguha akakubwira ngo genda wiyamamaze no uzuvuga ngo ntabwo mvuga rumwe n'ubutegetsi ngiye kwiyamamaza nk'umuntu utari uri urwanya ubutegetsi usumva abanyarwanda hari inyabakwereka shwari umva hari inyabakwereka na Habineza w'umudepite nawe abayoboke ni ikibazo none niba kujya mu ishyaka nk'ibya Habineza kwa ko tubona ko ntabwo ntekereza ko kuvuga ngo umuntu araza wiyamamaze kuko none uvuga ngo rije muri side yo kurwanya ubutegetsi ngo nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi ntisugo ninde uzagutora abantu bari iruhande rwa Diane bamubwira ati rero ibintu bya politics y'u Rwanda ngi ndi wowe nabivamo kubera ko noneho cyangwa se aza nk'umukada wigenga ariko navuga ngo umuntu urwanya ubutegetsi cyangwa se uri utavuga rumwe n'ubutegetsi nge numva biri nonsense numva byaro kuvuga ngo ni kwa kundenda kuvuga ngo reka just kuko politique numva nyikunda ni iki reka ngire gutya ariko yari kwiyamamaza mu depite maybe yenda mu depite ariko ku president sha mana yanjye umuntu wese ugiye kwiyamamaza na His Excellency reka nkubwize ukuri you are lost kamugize ukuri you are lost kubera ko nta nyiya tuzakwereka reka twigira mu kiganiro
abaro mbere yuko tujya muri kiganiro igihe muzajya mubona nicaye gutya ndi muri studio akaga studio ariko mwana nyubakiye studio ko ubu koko story ngenda mba nimbi cyane mwanyubakiye aga studio mwabavyeyi mwanyubakiye aga studio na dore ngiyo namba nishizaho ngaho iri muri momo nukoherezaho kugira ngo nubake najya aga studio urabona nkabona rwose niki nubaka aga studio urabona mbese ni ishusho rimwe mbese namwe murabibona ko rwose ari aga studio gakene abaro muri 2005 yari mu kwezi kwa 8 indege ivuye muri Cyprus yari Boeing 737 ni zira ndege nini zitwara abantu benshi yari ihetse yari irimo yari irimo abagenzi bagera ku 115 harimo abadeleva n'abandi bantu nyine barabakora mu ndege batandatu bose hamwe barabanije na 21 ariko hafi ngira ngo kimwe cya kabiri barabana ngira ngo kimwe cya kabiri bakaba kimwe cya kabiri hafi 41-50 barabana indege yavaga Cyprus igiye muri Republika ya Czech muri Prague muri capital city ya Prague ariko ndege yagoma kuba muri Cyprus ikagenda igahagara muri Greece cyangwa se mu Bugereki amasaha 7 kugira ngo ikomeze ibyo murabizi ko hari ukuntu ndege iva ahantu igiye ahandi ikabanza ga stopping over gatoya noneho ikaza gukomeza kugenda yagomba guhagarara amasaha 7 noneho ya ndege imaze kurandinga muri Greece shoferi aza kubona hari ikintu kitagenda neza kurura muryango abona nyine hari ibintu bidasobanutse ahita avuga ati ngibi bikuye abatekinisi sorry ndimo ndabirukansa cyane reka maze basobanura murabona hano iki cyumba ndimo just murabona iki cyumba ndimo hano ni ku butaka birumvikana ko ntabwo ndimo kirere ahangaha turi twita sea level no kwa ngo hano turahumeka bisanzwe udakeneye ibindi bintu ariko the more indege zamuka ijya mu kirere niko ya umwuka cyangwa so pressure y'umwuka igenda iba thin igenda igabanuka ariko uko izamuka cyane nibwo indege aho biri kujya muri comfort yayo yo kugenda ariko noneho uko indege zamuka ikajya muri comfort yayo yo kugenda twebwe abantu tubura uburyo kibwo guhumeka noneho iriya indege uko ugenda izamuka kuko ubizi neza ko umuntu urimo ashobora kuza kubura uko ahumeka hari icyo twita pressurization ibifata wamuka nk'uyu ngo duhumeka kwa kundi ya comfort badufite haro duhumeka ikayizamura ikayijyana mu ndege no kwa ngo hari system ibi bikora ibiri muri cabin yo kwa shoferi yo kwa pilot ndetse no mu ndege imbere none iriya miryango ukuntu bifunze hari icyo twita iri ceilings ibifite ceiling ku buryo nta wundi no ngo wa mwuka uva hanze ntuhita winjira direct ariko hari ibyumba bita bifata bikayungurura fresh ku buryo abantu bahumeka nkuko basanzwe nkuko dusanzwe duhumeka hano iyo umwuka utangiye kwinjira uciye nko mu muryango biriya bishobora gutuma abantu barimo indani guhumeka bidashoboka niyo mpamvu uriya miryango igomba kuba sealed ku buryo nyine bibariye kabisa noneho wa mwuka bya byuma akaba ari byo biwizanira noneho bigatangira bagakora ya pressurization mu ndege ndetse no kugira ya oxygen kugira ngo twebwe tuyihumeke none cyari iki cyari uko shoferi yabonaga ku muryango w'indege hari ukuntu hadasobanutse neza hari ukuntu atarasi neza sinzi ikibazo ubwo yari yagize yenda bari mu ndege bahamagara abashoferi abatekinisiye baraza barahagera bareba indege barayicekinga bareba ahantu hose babona indege ntabwo iri sealed fresh noneho kugira ngo umaking sure ko iri sealed bisaba muri cabin yo kwa pilot hari urumva biriya bintu byikora automatic ariko noneho bisaba ngo hari uburyo bwo nababwiye ngo ari system yo gukora pressurization bisaba ngo ari ikibikora automatic arakuma nyine ukanda ukakora automatic noneho ariko hari n'uburyo ushobora kubikora manually ukabikora cyangwa ukazamura noneho icyo gihe kubikora manually bisaba ko indege mu mwayizimije
noneho ukabikora manually. Indege urumva iri ku butaka irazimije, then bamanura manually kugira ngo barebe ko umuryango umeze neza, iri sealed fresh. Abatekinisiye nicyo ngicyo bakoze rero, barangije bakora ibyabo akazi kabo, babona ni fit, barabwira ati shoferi urabizi indege twayikoze wafata ikirere. Abagenzi of course bajya mu ndege, barazamuka teketeke bajya ahantu bita Prague muri Republika ya Czech. Turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 2005. Izi mbabwira ni inkuru ziba zihari, just nge nababwiye ngo nzajya mbabwira documentaire y'ibintu byabayeho bya bindi byadanje mu mateka karikiye, kugira ngo mumenye what's going on kuri isi bimeze gute, mbabwira uko bintu babimeze. Shoferi agiye mu kirere, kumbi baba tekinisiye uribuka ko bari gucekinga ya ndege, kakanu bakagize manually. Yo akagize manually bisaba ngo wongere ukagira automatic para kugiye mu kirere. Urumva mu kirere bisaba ngo ya ndege ubwayo yikontrole, noneho igende uriya mwuka wikontrole. Shoferi indege yashyize muri autopilot, baragenda. Ariko shoferi agira indege muri autopilot, indege ikitwara, noneho akaza kureba yenda nkagiye nko kulandinga, akavuga ati okay, ninzaba ngeze muri miles zingahe cyangwa se feet zingahe uvuye ku butaka, nyine ngiye nko kurandinga, nubwo ntangira kugenda ni control. Ubwo bagiye mu kirere, indege iragenda. Ariko noneho urumva ko iri muri manually, yo ubwayo ya ndege ntabwo yishyize automatic, ahubwo bagiye kubona abagenzi bari mu ndege, bagiye kubona babona hari utwatuboro, hari unwa ngo iyo umwuka utangiye kuba muke indege ariko ikoze ku buryo imanura utumask mutangira guhumeka. Babona turi manuwe kandi ntabwo dukunda juste iyo twimanuye aba ari ikibazo birumvikana. Barwa no kureba aho nibiki abatekinisiye mu ndege baraza nibiki bibagirwa kwibuka kakano ko kureba ngo ese indege ya pressurization yo kwa pilot iri manually ama automatic, bagirwa kwareba. Barwana n'utundi tuntu abantu batangira guhumeka wa mwuka wo muri twatuntu, batangira guhumeka wa mwuka, ariko wa mwuka biza kugeraho urarangira. Umaze kurangira abantu batangira kugenda bapfa umwe kuri umwe mu ndege. Noneho bashoferi barwana nabyo n'abatekinisiye mu ndege bavuga so ikibazo gihari ni ikihe. Noneho baza gusaba shoferi, urumva imbere muri kabine nyine kwa shoferi, urumva bari pilot n'undi muntu n'iki, ariko hari ukuntu ushobora guca mu ndege mo hagati ukagira n'ubundi kwa pilot. Ibyo murabizi. Noneho hakaba hari umuservier umwe bari abantu bakora mu ndege wari waje ku kazi, ariko atari umuso wo ku kazi. Urabizi nk'ukuntu yenda umuntu atabagenda mu kazi, yenda urarwaye cyangwa se n'iki, ukavuga ati munsi ndarwaye munsimbuze kanaka. Uwo mugabo bari bamuzanye mu kazi atari umuso wo gukora, yaraje yamize muje gusimbura umuntu. Umva abantu umwuka barahumeka, urashira kabisa. Noneho uko bagenda the more bakomeza bagenda barwana n'ibyo bintu, urabizi hari indege igira ama engine, igira iyo kuri side imwe murayibona niyo kuri side yindi. Noneho engine imwe yishizemo nanavuga ngo ibitoro n'ibiki, hari uburyo ifata ikomeza gukoresha ikindi kugira mugeza ahantu mujya ku refillinga, nyine gufata ibyo bitoro by'indege. Imwe itangira, imwe irakonoka hasi, indege isigara igendera ku yindi. Ariko ari ukuntu yenda yo iri autopilot, no kwa ngo irwana no gustabiliza za mbaraga. Urumva hano hashize, ariko noneho indege ikakomeza igendera kuri engine imwe kugira ngo mukomeze mugende. Indege iragenda, wibuke igiye muri Czech, ive muri Greece igiye muri Czech muri Prague. Noneho abantu urumva abashoferi bashyize auto no gukomunika n'iki batangira kugenda basaba ubufasha, ariko noneho muri Czech ntabwo barahagera neza, baracyari hagati, just ntabwo baragera muri Czech, just bagize nyine ntabwo baratangira kwinjira mu kirere cya Czech.
none abo mu kirere abo ku butaka nyine bakontorora indege n'iki baza kubura signal ya ndege kubera ko just nubwo bakomunikaga ariko noneho baje urumva umwuka nabo uragenda ushira umwuka uragenda ushira umwuka uragenda ushira umwuka uragenda ushira kugira ngo ba pilot nabo bapfuye. Wa muntu waje yarafite urumva niwe sinzi ukuntu ya stabilize ya energy ya oxygen yo muri ka kantu warayikoresha yenda hasigara kantu gatoya ariko aragenda ajya muri cabin muri muhara kwa pilot abigeze yatangiye kurwana nawe n'ibintu atazi agira ngo yenda yisaving muri check batangiye kubona hari indege irimo iraza ariko mu byukuri ntabari kubona byabari kuvugana nabo basubize n'ikiriki bacyamagara abantu bo muri Air Force baravuga ati ariko hari indege irimo iraza mu kirere cyacu turimo kugerageza communication ntabwo turi kuvugana nabo nta cyumba bari kutubwira muri ibi byari byo basi bafata warjet is to the fight jet to the tw'intambara nyine bajyamo fight jet ebyiri zagenda zita zegera ya ndege zirayigota batangira kugenda bimeze bite baba bavugana ariko sinyarwanda none sinzi ukuntu ngo bagiye urumva bayigenda imbere barebye ngo babona muri ndani muri kwa shoferi abantu barimo ariko nta sinyari bari gutanga ntabwo bari kuvuga icyo akora babona mu muntu ariko nabo babona ese nkwazahaye n'iki baranje bahita batanga babari bari muri fight jet bahita batanga sinyare kwa ba boss wabo ati rero iyi ndege mu byukuri turabona abantu barimo muri hariya kwa pilot ariko nta kintu bari kuvuga birashoboka ko ari kibazo cyangwa se yenda bakaba bagize ubwo indi uko bari kuvuga gutyo engine yindi nayo ibirashize ubwo ba boss bo muri Air Force batababwira ati rero murabizi iyo ndege nabo bantu batari kubasubiza ni ibintu bibiri no kuyirasa cyangwa se mukayiherekeza mu gihe mubona ko ahantu ishobora kuza kugwa hatari mu mujyi ahantu hari abantu benshi ariko mubanze murebe neza niba murabibona byose bagenda bareba nyine iby'indege n'icyo abantu bari abahanga bagati iyo ndege mugibare murebe ahantu ibuze kugwa niba iri bugwe mu mujyi muyirase mbere yo kwigwamo kuko urumva tekereza indege ingana gutya zira Boeing zibari nini iraje ikubise mu mujyi wa Kigali muzi urumva disaster yabo ariko noneho hari n'ukuntu bayipima bakabona yenda iribuze kugwa ahantu nko ku musozi ahantu hatari abantu hagati nimubona mugapima mugasanga iyo ndege itari buze kugwa mu mujyi muyiherekeze making sure ngo nigiye kugwa ntabwo ari kuko nta kindi kintu kera kirabura babikorera mu kirere gutyo uretse kuyirasa cyangwa se kuyitegereza kuyiherekeza ikagwa ahantu nyine igasenuka bapimye basanga indege ukuntu imeze ntabwo iribuze kugwa mu mujyi iraza kugwa ahantu ku musozi man abasirikare buriya bafite umutima tekereza uri muri fight jet uri uherekeje indege utegereje ko ikirere cyangwa isi ikora akazi kayo igahitana ubuzima bwanije na 21 bari muri Boeing 737 abasirikare babonye nta yindi shwa babona ko iyo ndege nta kundi byagenda bariherekeza tiki iragenda iyura mu musozi irashwanyuka abantu bose 121 bahita bapfira mu ndege niyo airplane crash niyo gucrashinga kw'indege kwabayeho muri Czech muri bira bice bya Greece bya Cyprus yabayeho ngira ngo kuva icyo giye kugira n'isa nta yindira isimbura izilande za Boeing ntabwo tuzi ibibazo zikunda kugira niyo mpamvu ejo muri Rwanda yavuze ati rwose hari ingendo bakwiye gukora zijya za Mumbai ariko zigenda direct ariko Rwanda cyangwa se Rwanda yabarazihagaritse bitewe nuko batarabona izo ndege ariko nanone izo ndege bo bashaka Air Max kuko zira ndege zindi izo za 737 ngwaro kuntu zigira mutu zikunda kugira ama crash ngira ngo na Ethiopian ya Ethiopian yaguye yarivuye
muri Ethiopia ije muri Kenya nayo yari Boeing 737. Iyo niyo sanganya indege ngira ngo yabayeho muri iyi myaka igera nko muri 18 igahitana ubuzima bw'abantu benshi cyane. N'uyu munsi muri Czech baracyakora ikintu cya commemoration y'abo bantu. Abenshi muri bo barabana ndetse abenshi barabo muri icyo gihugu cya Czech. Lose yabayeho iyo crash y'indege mbese yateye abantu benshi, bigira abantu mu miryango myinshi imfubyi, igira abantu benshi abapfakazi, abandi nyine basiga babaye cyane, iteze igihombo ku gihugu. Icyabaje abantu n'uwo muntu wagombaga wari urimo nyine atarakwiye kuba yirimo just kubera ko yasimbuye, ariko nanone wa wundi wagomba kuyigendamo nawe yarakurundi ruhande yari mashini Imana. Burya rero Imana ikora ibintu byayo, ariko nisingo ibitegura ibintu byayo. Niyo crash y'indege yabaye muri Republika ya Czech. Navuze n'uyu munsi ndazi kuyibakira amaga story. Mwumve nyuko isi igenda ikora ibintu byayo. Iyi ni airplane number 1 ku makuru y'indege zagiye zihura, zagiye zandika amateka, zikora ama headlines. Nabahitiyemo iyo ngiyo muri Czech uyu munsi. Abagenzi 21 bahita bagenda icyarimwe kubera akantu juste ko kaba technicien nyine batibutse kuba basubiza indege muri automatic bakikomeza muri manually. Ndabashimiye. Amazina yanjye ni Chris Kame. Nuzajya mbona hano uzajya ko tugiye gutera story